Ni amakuru mu by'ukuri navuga ko ateye impungenge, ni amakuru mabi kuri education cyangwa se ku burezi muri rusange, cyane ko mu by'ukuri ari amakuru avuga ku umwarimu mu by'ukuri wafashwe yibye ihene. Ni umwarimu ukorera mu karere ka Kayonza nanone mu itangazamakuru. Ni ikintu navuga ko gikomeye cyane, kandi mu by'ukuri ni ikintu navuga ko giteje impagarara, ni ikintu giteje ibibazo. Wakwibaza ngo byagenze bite kugira ngo uyu mwarimu afatwe? Ese mu by'ukuri yafatiwe hehe? Ese ni iki cyamuteye kuba yabigenza gutya? Gufata icyemezo uri umwarimu intangarugero, urugero rw'abanyeshuri mu by'ukuri mu gihe kiri imbere, ni wowe utoza. Njya kubwira abantu ati buriya hari ikintu tuba dukwiye mu by'ukuri kumenya, hari ikintu tuba dukwiye kuvuga, hari ikintu tuba dukwiye gusobanukirwa mbere y'ibindi byose. Iyo mu by'ukuri uri umukozi, jya ubanza umenye se akazi nkora ni akazi ngomba kwitwaramo gute, cyane ko uyu ari umwuga ntekereza ko abantu bose bafata nk'intangarugero. Buriya uwo minisitiri, uwo dogita, uwo mu by'ukuri meya, uwo guverineri, abo bose mu by'ukuri inkomoko y'imyitwarire yabo ituruka kuri mwarimu. Niyo mpamvu buriya umwarimu imyitwarire ye yose, imibereho ye yose akwiye kugenda yitwararitse cyane ku buryo bushoboka. Niyo mpamvu rero kenshi nkunda kubabwira ati mugerageze ibyo mukora byose, cyane abakozi ba leta, mujye mu b'intangarugero. Ni umwarimu wo mu karere ka Kayonza wo mu ntara y'Iburasirazuba, mu by'ukuri ku kigo cyitwa EPI Lubimba. Mu by'ukuri rero ni ikintu navuga ko gikomeye cyane, giteye impungenge ziri hejuru. Ni ikintu buri wese yakwibaza ngo ese EPI Kibimba iherereye muri aka karere ka Kayonza, kuki impungenge nk'izi ngizi bazifite? Baribaza ati dufite umwarimu, yego birumvikana ni umurezi, ariko se kuki bigeze kuri uru rwego rw'uko umwarimu muzima wize indangagaciro za mwarimu afata icyemezo cyo kwiba ihene? Ni umwarimu, amakuru avuga ko yitwa Manasi, akaba yigisha EPI Lubimba, aho ni mu karere ka Kayonza. Ni umwarimu wigishaga mu mashuri abanza. Mu by'ukuri bivugwa ko uyu mwarimu yafashwe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, tariki 25, mu by'ukuri afatwa yibye ihene, yayibaze agakuramo mu by'ukuri inyama zimwe zari zitetse, izindi zari zitaratekwa, ngo ni ihene ebyiri yibye. Mu by'ukuri navuga ko biteye impungenge n'imbaga. Uyu mwarimu yafashwe muri iki gitondo ku makuru yatanzwe n'abaturage, aho umuturage yari yabuze ihene ye munsi w'ejo, akarata ayibonye, ariko bagakomeza kugenda bashakisha. Biza kugaragara ko mu by'ukuri hari abagiye batanga amakuru, birangira babagezaho bari bayibagiye. Niko kuhasanga uyu musore w'umwarimu, ahantu umugabo ngo yari afite umugore. Mu by'ukuri yari afite umugore umwe, ariko bivugwa ko hari n'undi yari yarinjiye. Biza guteza ikibazo gikomeye cyane n'urujijo ku bantu mu by'ukuri bize. Ni umwarimu wagakwiye kuba intangarugero ku bandi. Ni umwarimu wagakwiye kuba avuga ngo ese ishusho yanjye ni iyihe muri rubanda, ni iki banyigiraho, cyane ko buriya umwana, buriya imyitwarire ya mwarimu niyo umwana akuriraho. Niyo mpamvu buriya nkunze kuvuga ati umwarimu ni umuntu wo kubahwa. Inkomoko y'iterambere n'imibereho y'abaturage mu gihe kizaza, cyangwa se y'u Rwanda, y'abanyarwanda, ituruka kuri mwarimu, kuko imyitwarire bazagaragaza mu gihe kiri imbere n'abana navuga ko bakopera cyane. Iyo barebye mwarimu uburyo yitwara, nabo kenshi niko bitwara. Uyu mugabo rero
ntekereza ko muramubona n'uwo nguwo utambaye ingofero, ni umugabo mu by'ukuri ubona ko yari akiri umusore afite imbaraga zo kuba yakora. Turibaza ngo ese ni iki mu by'ukuri cyateje cyangwa se cyamuteye kuba yafata icyemezo cyo gukora ibintu nk'ibi ngibi. Donc nkunda kubwira abantu ati mugerageze murebe imirimo mukora ni imirimo imeze ite, ni imirimo ihesheje ikihe cyubahiro abanyarwanda na sosiyete nyarwanda, no by'umwihariko mwarimu. Ese ndibaza ahantu ngubu bamwicaje ngira ngo murabibona ko ari mu baturage hagati, abavaga guhinga bajyaga guhinga, ariko tukibaza ngo ubu ngubu umunyeshuri wamurebye, tuvuga urugero nihabaho kwihanganana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntafungwe, akitegeko ubundi rigaragaza ko umuntu yafashwe yiba hari igifungo agenewe n'igihano runaka. Ngira ngo turaza kubigarwaho mu kiganiro gikurikiyeho, turebe se mu by'ukuri niki uyu muntu iyo afashwe agahamwa n'icyaha cyo kwiba mu by'ukuri afatirwa, by'umwihariko cyane ko hari stati igenga abarimu yihariye ya mwarimu idafite aho ishingiye cyangwa se aho ihuriye na stati igenga abaturarwanda bose muri rusange. Ese mu by'ukuri stati ya mwarimu igena iki kwifungwa ku mwarimu waba wafashwe yiba yagaragweho icyasha cyo kwiba? Turaza kubigarukaho mu kiganiro mu by'ukuri gikurikiyeho. Turibaza nanone ese niki mu by'ukuri umwarimu nk'uyu nguyu yaba yabuze kugira agere ku rwego rwo kwiba? Abandi ngo ni imyitwarire ye, ni imiterere ye, ni iki cye, tubwo nyine ni ingeso, abandi tubwo babona yari ako se nka mwarimu niki kibura kugira mwarimu wo mu Rwanda yihaze bive ku ngeso cyangwa se bive ku rwego rwo kuba yavuga ngo ariba bigeze ahangaha noneho kuba wafata ihene ukayibagura mwarimu. Ahangaha hari abanyeshuri yigisha, hari abo yigishije, ubu ngubu wavuga ngo mu by'ukuri azongera, tuvuge ko wenda adafunzwe, ako se azongera kugaragara, azitwara ate muri sosiyete, azajya imbere y'abanyeshuri gute, azigisha ate, umunyeshuri azumva iki mwarimu yaramubonye yicajwe mu baturage hagati yibye ihene yayibaze ari kurya inyama? Monsheri, hari ibintu ngiye mba nkumva birenze ibyiyumviro byanjye. Nkaho aho uri nka mwarimu, dukeneye komenti zanyu, mudufashe mutubwire muri komenti mu by'ukuri n'iki gikwiriye kugira ngo uyu muntu koko nka mwarimu nk'intangarugero, nka founders cyangwa se umuremyi w'igihugu kizaza, w'abanyarwanda bari imbere, w'abameya, w'aba executive, w'aba minister, w'aba doctor bari mu myaka iri imbere, uyu niwe wakabaremye. None aka kanya yicajwe mu baturage hagati yibye ihene. Donc njye hari igihe njya ntekereza nkavuga ati nta kintu mu by'ukuri muri aka kanya nafite narenzaho usibye kubasaba mukatubwira muri komenti. Mu kanya turaza kugaruka n'indi video tubabwira mu by'ukuri n'iki cyagakwiye gukorwa, n'iki cyabuze cyangwa se n'iki gikenewe kugira ngo tugire abarimu b'indangagaciro, abarimu bazi kirazira, abarimu mu by'ukuri bazi ko ari intangarugero cyangwa se basobanukiwe neza ko ari bo kiraro cyambutsa abantu benshi, basobanukiwe neza ko ari bo mu by'ukuri u Rwanda rw'ejo. Buriya umwarimu iteka n'iteka niwe Rwanda rw'ejo, kubera ko abana bose bamunyura mu biganza bakeneye nibo bazavamo aba minisitiri, nibo bazavamo aba dogiteri, nibo bazavamo abaganga bakomeye, aba executive, aba meya, aba governor. Abo bose rero ibyo bazakoresha muri ako kazi ko kurema no gutunganya igihugu cyiza, igihugu abanyarwanda twifuza, bose imyitwarire n'imibereho yabo bazaba bayikesha mwarimu. So